rw'Imana, nuko turaba muri famiye y'Imana, kandi Imana ikaba ari data, tukaba turi abantu bayo. Haleluya, haleluya. Mu migisha iruti yindi yose twahawe, imigisha twahawe, imigisha nyinshi twayiririmbye, baraka tere tulizopewa ni nyingi, ariko uruta uwundi ni ukuba twaregereye Imana. Nta muntu n'umwe uciye hagati n'Imana, twahawe access, fite access. Sinshobora gusaba n'umunsi n'umwe uruhusa kwegera Imana. Ikintu Yesu Kristo yakoze kiruta ibindi ni ukutwegereza Imana. Haleluya, haleluya. Imana yaratwegereye, si no kutwegera gusa, Imana yadutuyemo. Ntabwo tuzaja mu ijuru ritaka, tuzaja mu ijuru ritakurimo. Haleluya. Niba ijuru ritakubamo, hajya uzaja. Kuko Imana iba mu ijuru, kandi buri muntu wese ni urusengero rw'Imana wakishijwe. Umuntu utari urusengero rw'Imana, aho Imana iba, ijuru bisobanura iki? Ubuturo bw'Imana. Kandi abantu bakijijwe bose ni ubuturo bw'Imana. Ijuru bikuri wewe, uri ijuru rikinguye. Igihe abantu bararama ngo Mana kingura ijuru, izayibaza ngo se harya ntibazi kuko mbabamo. Ugapaza sauti ukazubwira ngo Mana kingura ijuru, ijuru ryarakingutse, ni wewe Imana igutuye. Uzaja mu ijuru rifatika kuko ijuru rikubaho. Amen, haleluya. Amajuru bashiramo abantu bose bahindutse amajuru, tubarebe abantu bahindutse amajuru mwese Imana ibatuye. Timuzi kuko muri urusengero rw'Imana, Imana ituye muri mwe. Haleluya. Imana yadukoreye ibikomeye bituma tugomba kugira ishaka ry'imirimo yayo, tugakora ibyiza. Haleluya. Paulo yarababwiye kandi ngo ikindi gituma tugira ishaka ry'imirimo myiza nuko Imana yaduhaye impano zitandukanye. Imana yaduhaye ubushobozi n'impano zitandukanye. Nimba ufite impano ukazafata uyikoresheje, ni ikibazo, ni igihombo. Abashakashatsi baravuze ngo umuntu azapfa ku 100 yakoresheje 5. Ibyo yahawe Imana yakoresheje 5, 95 yose igahabwa hariya. Niko abantu benshi bameze. Dufite ubushobozi muri twe, tubukoresheje isi twayubika. Haleluya. Amen. Abantu bari imbaraga zazuye Yesu mu bapfuye bashira amako. Ni bakeya cyane, ariko biravuga ngo iziha abantu bose bizeye. Imbaraga z'Imana, nta muntu n'umwe uzazuka utarazutse. Haleluya. Mbere yo kuzuka wa muzuko twabanje turazuka. Amen. Namwe yarabazuye, mwarazutse. Haleluya. Namwe yarabazuye. Abantu bose bazazuka nabanje kuzuka mbere, mu mwuka barabanza barazuka. Imbaraga z'Imana zabazuye mu z'umwuka zikaba zibarimo, nizo zongera kandi kubazura. Imbaraga zibari, ariko abakristo kibazizi, abenshi ntibabizi. Usanga mu gitondo Imana kohereza imbaraga, Imana ikavuga nizihe se batera ibyuma se bagire bati. Hari imbaraga zireza umwuka wera. Umuntu akamara icyumweru cyangwa ibyumweru 3 mu masengesho ngo arimo arasaba imbaraga igitangaza. Icyo Imana yibaza icyo yaguhaye, impano Imana yaguhaye, kuba imbaraga z'Imana zikurimo, ibyo Imana yaguhaye byose urimo urabikoresha. Ni nuhe musaruro ufite? Amen. Amen. Dufite impamvu yo gukora imirimo myiza kubera ko Imana yaduhinduye kandi niyo twaremewe. Haleluya. Amen.
tugomba kugira ishaka ryo mwacu. Ideni dufite n'iryo gukorera Imana. Haleluya. Umuntu uzi gutekereza neza, umuntu uzi ugira ibitekerezo bisobanutse, iyo umukoreye neza uba umushize mu ideni. Iyo umugiriye neza aza avuga ngo ma uzangirire neza nzitururiya mu ma uzancira inzira nanjye nzamugirire neza. Uri mu gushaka kugira Imana nabi, yakugiriye nabi, yarakurinze. Imana yarakurinze, yaguhaye umuryango, yaguhaye abana, yaguhaye abavandimwe, uri muzima, yaguhaye agakiza. Uri muritura Imana iki? Niki wawitura Imana? Imana yadushize mu ideni yo gukora imirimo myiza. Imana yadushize mu ideni yo gukora imirimo myiza kubera ibyiza yadukoreye. Haleluya. Haleluya. Twese dufitiye ideni Imana. Abadafitiye ideni Imana nibashira amaboko hejuru tubarebe. Harabahari. Buri muntu wese n'umunyedeni ku Mana. Ukorera Imana neza. Amen. Haleluya. Ugomba kuba urugero rwiza rwo gukorera Imana. Reka mbabwira abantu babiri cyangwa batatu bari bafite ishaka ry'imirimo myiza n'ibyabarangaga. Uwa mbere ni Nehemiya. Haleluya. Amen. Nehemiya yagiraga ishaka ry'umwami. Nehemiya yagiraga ishaka akabaza amakuru iwabo ko hameze. Bamubwiye amakuru arababara. Amen. Arababara, agira umubabaro. Abantu bose narebye bagize ishaka ry'imirimo y'Imana, icyo bahuriyeho cyambere bababazwa n'ibitagenda neza iwabo n'umurimo wabo n'umurimo w'Imana. Umubabaro. Yabwiwe amakuru baramubwira ngo iwanyu harasenyutse, habaye amatongo, ibitu nawe utegereza igituro. Igituro umva ari ikintu kimaze. Baramubwira ngo ibituro byanyu byabaye amatongo, basugukuruza abantu ibituro byabaye nabi. Arababara. Ababara ko i Yerusalemu hahindutse amatongo, ko iwabo hari igisuzuguriro, iwabo abantu babakoba bameze nabi. Arababara. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Umuntu wese ugira ishaka ry'umurimo w'Imana azababazwa n'ibitagenda neza, agira umubabaro. Ariko abantu benshi batagira ishaka ry'umurimo w'Imana, iyo bamubwiye ngo ntibigenda neza ngo wa sinababwiye bihamagara barese nindo babahamagara. Ntaza babazwa n'umurimo w'Imana mu bitagenda neza ngo bimubabaze. Abantu badafite ishaka. Haleluya. Amen. Simvuga byinshi kuri Nehemiya, ariko icyambere yagize umubabaro w'umurimo w'Imana, agira umubabaro. Icyo nicyo cyarangaga ko afite ishaka. Abigirira umutwaro. Amaze kugira umutwaro arasenga, yishiraho ibyaha byabo, asaba Imana imbabazi. Aravuga ngo umbabarire n'inzu ya data, umbabarire n'inzu ya data. Yibutse Imana amasezerano, maze ashishikariza abandi